Kenshi iyo umuntu yakunze aba yumva nta kintu kibaho gishobora kurangiza urukundo rwabo, nyamara hari igihe bijya bihinduka ugasanga umuntu wari uzi ko agukunda yatangiye kugutenguha cyangwa akabivamo, cyangwa ugasanga umumaro wari ufite mu buzima bwe watangiye kurangira nawe akagenda abisohokamo. Rero ibi ni ibimenyetso bitanu bizakwereka ko umuntu mukundana yatangiye kubisohokamo cyangwa ari kubivamo. Ikimenyetso cya mbere, uramuhamagara kuri telefone ugasanga arahuze, hanyuma igihe abiviriyeho wamubaza uwo bari barimo kuvugana akakubwira ko utamumenya ndetse utamuzi. Ujye uba amenge cyane nakubwira iki kuri iki kimenyetso, ariko mwibutse no gukanda subscribe kuri iyi channel yacu niba aribwo bwa mbere uhageze, kandi ukande no kunzogera kugira ngo ibikorwa byose dukoze bijye bikugeraho. Twigire ku kimenyetso cya kabiri, umukunzi wawe uzajya ubona kenshi adashaka kumenya iterambere ryawe aho rigeze, cyangwa wamubwira ibijyanye n'iterambere ryawe ukabona ari kubyirengagiza, nta nubwo ashaka kugira icyo abivugaho, nyine ugasanga nta kintu na kimwe umubwiye. Cya gatatu, uzajya umubwira ngo musure umuryango wawe, wumve ari kuzana impamvu za hato na hato, akubwire wenda ngo bazaba bamutumye, kenshi usanga nyine nta nubwo ashaka kugira icyo amenya ku muryango wawe. Ikintu cya kane, umukunzi wawe nutangira kubona ari kukubeshya, ndetse kenshi ukamubwira ko kubeshya nyine bitari kugushimisha, ariko ukabona ari kubikora nkana, cyangwa yakora ikosa washaka ko muriganiraho ukabona akurushije kurakara, ahubwo nyine umujinya wagira ngo niwe wamukoreye ikosa. Ujye uba amengeje ko abantu bahinduka, kandi ko wabonaga ari mwiza uyu munsi ejo bundi ashobora kukubera mubi, kuko abantu bose bicana mu ngo ntabwo ari ukuvuga ko baba barashakanye bahatirijwe, ahubwo baba barakundanye bazi ko bazabana akaramata kandi bakabana neza, ariko ntawamenya uko Satani aza, ntawamenya pe. Ikintu cya gatanu rero kizakwereka ko umukunzi wawe ari kubisohokamo cyangwa atakiri mu rukundo hamwe nawe, uzajya ukunda kumwandikira SMS kenshi cyangwa message, hanyuma ayisubiza atinze, kandi n'igihe ayisubiza atinze nabwo usanga ari kwandika utuntu tugufiya ngo thank you, murakoze cyane, ni byiza, nyine usange ntabwo ashaka ko mugirana ikiganiro kirekire. Uwo muntu nawe ujye umwitondera, kubera ko abakunzi b'ubu ngubu barahemuka cyane, cyangwa ugasanga kenshi ari kugusaba ko muryamana. Erega buriya ujye unamenya ko umuntu ugusaba ko muryamana ntabwo ari cyo gipimo kigaragaza urukundo agukunda, kuko biramutse bibaye ibyo ngibyo ingo nyinshi ntabwo zajya zisenyuka zishingiye kuri ibyo ngibyo, kandi abantu bazi ko ibyo ngibyo ari byo byubaka ingo, buri muntu wese yajya inama n'uwo bakundana kugira ngo amwereke ko amukunda bya nyabyo, cyangwa bazabane barambane, ariko ntibigaragaza nyine ko atari cyo kimenyetso kigaragaza urukundo rwa nyarwo. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo uzabone ibikorwa byose tuzaba tubagezaho.